Haleluya. Reka nkwifurize kugubwa neza muri aya masaha. Ngewe ubona kuri kamera nitwa Prophet Manivuga. Nejejwe n'Imana kugira ngo tuganire amagambo y'Imana. Sinzi intambara uri kunyuramo, urabona ugeze aho bikomeye. Uri kureba ukabona nta cyerekezo. Umaze igihe kinini mu bibazo byaragucanze. Inshuti n'abavandimwe barakwirengagije. Ariko reka nkubwire ngo igihe kirageze Imana igahindura amateka ku buzima bwawe. Abakuvuze bakagusebya bakakwirengagiza ubakeneye, igihe kirageze Imana igahindura shapitire y'ubuzima bwawe. Bizamenyekana ko hari Imana wakoreye. Nkuko maze kukubwira, nejejwe n'Imana kugira ngo tuganire amagambo y'Imana muri uyu mwanya. Tugiye kuganira amagambo Imana impaye mu gitabo cye byakozwe n'intumwa, ibice byaho ni 28. Turasoma umurongo waho wa 6. Biravuze ngo babandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfa kindutse, ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje babona ntacyabaye, barahindukira baravuga ngo ni Imana. Nge kukubwira ijambo rivuga ngo hari abantu bamaze igihe kinini bategereje guseba kwawe. Abandi bategereje kubona urugo rwawe rwasenyutse, abandi bategereje kubona wikoreye amaboko, abandi bategereje kubona iyo ngwara iguhitanye. Ariko ndagira nkubwire ngo ibyo bamaze igihe kinini babitegereje, ndagira nkubwire ngo imigambi yabo ntabwo izasohora kandi ntabwo izahama. Abantu bavuze kuzapfa ntacyo ugezeho, bakoze inama bwihishwa barayicura birakunda, ariko igihe kirageze Imana ikagutabara. Ndashaka kukubwira ngo iyo ngwara ufite, iki ni cyo gihe Imana igiye kuyigukuraho. Iyo kanseri ubanye nayo igihe kinini, iyo diyabete ihora ikubangamiye, uwo muvuduko w'amaraso ukufite ukumaranye imyaka myinshi, ndagira nkubwire ngo isaha y'Imana irageze. Abamaze igihe kinini bategereje kubona byarangiye, ntabyo bazabona mu izina rya Yesu. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye kugutumira mu materaniro yo kuwa 4. Kuwa 4 vayo dusenga Imana yagutabara. Ni hano ku Kinamba aho Beka ikorera mu gikari cyayo. Uvuye Nyabugogo ikugeza ku Kinamba, uburenze ku Muhima gatoya aho muri rompwe. Vayo dusenga n'Imana. Imana yagukiza iyo ngwara, Imana yagukiza diabete, Imana yagukiza kanseri. Ibyo bintu bikurya muri ayo maguru, ibyo bigenda muri uwo mugongo wawe, ibyo byafashe uwo mutwe, ibyo ngibyo byafashe ayo mavi, ibyo byafashe muri urwo rubavu. Vayo kuwa 4 gusengera Imana. Imana impaye amavuta. Vayo ngusengera Imana igukureho igisuzuguriro. Iyi miryango yose yafunzwe, haba hasigaye umuryango umwe w'amasengesho. Vayo kuwa 4 ngusengera Imana. Imana iragukuraho iyo ngwara, Imana igukureho uwo mwuka w'ubukene, Imana igukureho umwuka wo gutunga diplome ntigire icyo kumarira. Vayo kuwa 4 dusenga Imana. Ni hano ku Kinamba aho Beki ikorera. Uturutse mu ntara y'Iburasirazuba ubwira imodoka ikagusiga ku Kinamba. Uturutse mu majyepfo igusiga Nyabugogo, ugafata akamoto ni 400 cyangwa akagare ni 200, ukareba imirimo y'Imana. Vayo dusengane kuwa 4. Zaba ari igiterane kidasanzwe, kizaba kirimo kubohoka. Mbonye Imana ikiza abantu diabete, mbonye Imana ikiza ingwara zananiranye. Hari Imana yiteguye kugukiza ubwo bugwayi bwawe. Icyo cyifuzo wasengeye kikananirana, mu mavuta Imana yampaye, vayo ngusengera Imana ikubohoye. Birashoboka ko wahuye n'abantu benshi bakagusengera bikanga, ariko mpagaze mu butwari nahawe niyampamagaye. Vayo kuwa 4 ngusengera Imana, Imana igutabara. Tuzaba dufite igitaramo cy'amasengesho. Nzaba ndi kumwe na worship team, abaramyi beza harimo ba Eric, bazi kuririmbira Imana, bahagurukijwe n'Imana. Nanjye nzaba ndi kumwe n'abakozi b'Imana baturutse mu bihugu bitandukanye, nanjye nzaba mpari. Vaye dusenga Imana. Iyo ngwara yananiranye, ngwino dusenga Imana. 2 zuzuye uzaba hageze urebe gukora kw'Imana. Haleluya. Mwene data rero unkurikiranye, reka tubane mu materaniro, urebe kuntu Imana ikora ibitangaza, urebe kuntu Imana ikiza ingwara zananiranye. Kurikira aho ngaho kurekara, turaza dusubire mu kanya. Imana iguha umugisha. Kurikira aho ngaho kurekara, urebe abantu bakiza ingwara zitandukanye, urebe kuntu Imana idukoresha tugaprofetinga ibintu bisohora. Pana bamwe bavuga ngo ni ibintu abantu batekereza cyangwa besikorotse. Tubonye Imana ikora ibintu bikomeye, Imana ikora ibintu bitangaza. Deka nkureke ukurikira amateraniro, turasubira mu kanya. Shalom. Hari ukuntu bikora, hari ukuntu bikora, iyo utegetse biratungana.
hari ukuntu bikora, hari ukuntu bikora iyo utegetse biratungana. umaranye uburwayi imyaka ingahe mama? Umaze igihe. umaze igihe Umaze igihe. bigutondagira gute mama? Guhera mu itako kugeza mu kaguru kose, amaguru yose bikandya ukagira ngo ni intozi. Uyu munsi wizeye Imana kwiragukiza? Mpora nza ariyo nizeye. Uturuka Nyamasheke ukaza hano? Nyamasheke ubu ni ubwa gatatu nza hano. Ntaragusengera? Ntitubonane. Ayi, ubu ni ubwa gatatu. uyu munsi ugiye gukira niko Uwiteka avuganye Nta nawe. munsi ntanywaga ibinini ngo nde kugabanya uburibwe ariko byaranze. Nta munsi atanywa ibinini ngo arimo aragabanya uburibwe. Ariko byaranze. Ntabwo nabizi. Nta vuriro ntagezemo, nta foromasi ntarageramo, ntawe ntageze byaranze. Iya mama sete no ishemo no nubu kiza imbaraga muri uyu mubiri wawe, ibyo bagushizeho guhera uyu munsi natuye amaguru mazima, ibikujya byose birarangiye, ndabisenya uhereye uyu munsi. Ibyo watambutse bitesheje agaciro, mpamagaye amaguru mazima uhereye uyu mwanya. Uburibwe bwose bushinguje muri aya maguru yawe, ugomba kongera kubaho, kugendera kuri iki gikoni ndacanze mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Yesu wampamagaye, uyu mukecuru nahinduke muzima. Aya magufa ndayagaruye, ngaruye amaguru mazima, ngaruye amaguru mazima. Umurozi wese wakwirose nasubirane ibyo uhereye uyu munsi. Komera Imana amashyi. Yesu aragukijije mama. Haleluya. Tambuka ngwino wihuta, ngo kandagira gira gutya. Uri kubyumva? Shiraho. Ndi Imana we. Najaje wambwe ngo nzunguruke birananira. Ngwino tugende. Fatiraho tugende, fatira. Kandagira mu izina rya Yesu. Fatiraho. Yesu arabikoze. Iruka twirukanye. Yesu. Imana iragukijije, ntabwo bizongera. Ngwino. Kurikira. Utere haleluya. Murakoze, Imana ihabwe icyubahiro. Ngo ongera usemuke turebe. Igodi. Burya ndi kubishobora. Uri kubishobora da. Yego. Ongera Imana iragukijije. Itahire Yesu aragukijije. Ntabwo nabashaga reka no. Gusa murahumva. Nugera Nyamasheke kubabwira uti nahuye na Yesu. Umva nzabivuga.
nzabivuga nzabikora nicyo kintu wo muhigo ntagiye Imana. katuzamurire Yesu icyubahiro. Hallelujah. kiriya gikoni singikeneye, itahire igendere, mureke yigende. abavuganye n'Imana tuyihereze abavuganye n'Imana twongere tuyihereze icyubahiro. naje ejo nje kuri randevu. ufite randevu yo muri sahashika, none kutagiyeyo? Oya nahaje ejo, noneho bampa ku itariki 8 kuwa mbere ko ariho nzasubirayo. none wafashe icyemezo? noneho nza kuvuga ngo sinasubire bona tike ijya i Nyanza ngo nongere nzagaruke kuwa mbere. ubwo rero hari umwana wanjye wanzanye, niwe ngo wabibonaga kuri telefoni, arambwira ati tujye gusengera aha n'ubundi tuzataye, ariko twarahasengeye. kuva uyu munsi ugiye gukira indwara iri muri wowe. Imana ihabwe icyubahiro, Imana ihabwe icyubahiro. urabona gutya mu nda yawe hano gutya, ukazamuka hano mu gituza, harimo ibintu byaka nk'itanura ry'umuriro. shyiraho microphone. nta kintu ndya, maze ibyumweru 3 nta kintu ndya ngo kimanuke. guhera uyu munsi ugiye kukijya kimanuke, niko Uwiteka avuze. Imana ihabwe icyubahiro. mugurire irindazi sha, musengera kiti, mumuzanire irindazi hariya. ngiye kugusengera, Imana igukiza ubuzima bwawe. Imana igiye kugukiza. ibaza ibyumweru 3 nta kintu ashobora kurya. Imana irinda. ariko hari ikindi kintu nshima Imana. nageze mu iri teraniro mbona umuntu w'iwacu. wabonye umuntu w'iwanyu? ninde? nguriye uriya mugabo. Imana irinda ihora Mana ya Abrahamu, ni wowe twiringira amanywa na nijoro. Mbabazi zawe zirahambaye. imyuka yose y'umwijima igendera mu mubiri wawe, uyu munsi nyitesheje agaciro. ndasohora amarozi uhereye uyu mwanya. uyu mubyeyi nta mpamvu yo guhora yirukanka. mwatuyeho gukira uhereye uyu munsi. rifate hano ni kwa dogiteri. Imana igiye gukiza ubuzima bwawe. mama akira. yakirukankana amarozi yabaga mu buzima bwawe. mbeko mubizanyira mama kana buri mwuka wose fasha. mbega tumukuremo imyuka mibi y'abarozi, imuvemo mu izina ryande, imuvemo mu izina ryande. icara hano usome, fata icyo kunywa. ikintu cyose afata araruka. cyose ahita kiruka. cyose ahita kiruka. muhereze no na kano umwana yakoreshaga uburyo akangurira, ariko sinkamire. sukamire. humura urava hano uri muzima, wageze ku muhanuzi w'Imana. nkuko najya mubona kuri YouTube, abona ibitangaza bikorera kuri YouTube. Nubwo ntibyanze bikunze nzagera kuri uriya muhanuzi, nanjye ibyanjye byananiranye azabicobora. ntabwo ari njye ubishobora, ni Yesu. ni Yesu ubishobora, nyine uri umukozi we. amen. kadutunge ibiganza umusaza. muze ufite ikibazo cy'umugongo kuzengereje cyane. nagiye no muri kime
i Butare humura biranga. hari ibyo wambwiye se Mu mavi reka da, amaboko reka da, hari ibyo wambwiye tuza rero nguha amakuru. amen. ariko man uyu mugongo ukimara fata wakubujije gukora imirimo yose rwose, no kunama uraribwa ukenda gupfa mu buzima bwawe. nakubwira ngo kwituma nituma nk'inka, nta kumanuka amavi ntabyemera n'umugongo, gusutama ntibikunda. oya ngaho ngo ino ngusengera ukiri. ariko mana we waratu, ariko mana we waraturengeye, ariko mana we muzehe uyu munsi bagufashe microphone. uyu ni umunsi Imana igiye kugukiza ubuzima bwawe bwose. amen amen. warababaye wahuye na byinshi muzehe, sijye nyine n'urugo rwose. kuva uyu munsi baziritse umuryango wawe barawuruga barawangiriza rwose. uyu munsi Imana igiye gutaha mu rugo rwawe. amen amen. icya kabiri Imana irambwiye ngo inzozi mbi wararagamo z'abapfuye ntizizagaruka. nuko byahoragaho, ibyo bihoraho buri joro uko ndyamye. humura ni Yesu uri ndota ndi no muri gereza. humura iki nicyo gihe amavi yawe ntabwo ushobora gusutama ngo bigukundire. oya yarangiritse. n'amaboko nuko kintu kigomba. humura ibinya mu ntoki. uri Imana yo kwizerwa. waravuze ngo nzakoze ibiganza ku bagwayi bakire. uyu musaza dusengeye aya mavi ye turayagaruye uhereye uyu mwanya. Oh, si eta la beni ya dolor. Oh, thank you Father. Uhera uyu munsi nzanye amagufa mazima mu mugongo wawe. ibyo bakoze byose tubitesheje agaciro. tugiye gusutamo. banuka Imana. mbega wakomeye Imana amashyi menshi cyane. zamuka ongera umanuke, ongera uzamuke mu izina rya Yesu. ongera umanuke, ongera uzamuke. ngaho unama sasa Yesu agukiza. unama zamuka. ngaho ongera wunama. aha ntugira akasiporo yahine ngongera usutame. mbega dukomere Yesu amashyi menshi cyane. n'umukwe iwanjye niko ameze, twese turwaye kimwe n'abana b'iwanjye bose. urumva Yesu agukijije? ndumva birimo biza. ongera sutame sasa. ntabwo wajyaga kuri tuwarete? reka ni nk'inka. kuva uyu munsi ugiye kujya ugenda kuri tuwarete neza mu izina rya Yesu. kadukomere amashyi mu izina rya Yesu. n'umukwe iwanjye nawe nuko. gusutama ntiwabishoboraga, niyo mpamvu wigenderaga nkinga kuri tuwarete. ngongera bwa nyuma usutame ujye ugenda neza nk'abandi bagabo. komera Yesu amashyi. ujye ubikora gutya. komera Yesu amashyi menshi. na madamu wawe Imana irambwiye ngo urasanga Yesu yamukijije. bojya kwiyicarira n'abana. Haleluya. amen. Haleluya. Imana ishimwe. ibyo nabonaga kuri YouTube nanjye ubwanjye mbyibona, ibyo nifuzaga byose mbigezeho. Imana ishimwe. Haleluya. zamurire Yesu icyubahiro wanesheje. muze urafashijwe? muhereze mikorofone. uvuze ngo iki muze? sinahamanukaga, nigeze kuhazamuka kare birananira, ariko ubu manutse neza. ongera uzamuke turebe. ngongera umanuke turebe. urumva ari sawa? ni sawa rwose. ngaho tera haleluya. 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 Imana ishimwe cyane. uzagenda ukorera Imana. oya ntabwo, ahubwo ndahera uyu munsi. abana banjye diplome zaheze mu mazu,
mu bikapu nta kazi ntakiri. nabo uzabanzanira amasengere. Nzabazana kuwa kane. kuva natangira gusengera hano hantu uyu munsi byandenze nabuze ukuntu mbyitwaramo. Ikintu cyagushima Imana batuje kuvuga byinshi. Nari mfite ikibazo cy'uko natandukanye n'umudamu ariko bidaturutse kuri gahunda zacu njye nawe. Ikintu cyanshimira cyagushimira Imana nuko yaje gusengera hano akandari. Iyo nje hano musubana hano buri munsi n'umugwi yicaye hariya. Imana icyubahiro. Madamu wawe ari he? Ari he? Yicaye inyuma hariya. Bega tuzamurira Imana icyubahiro mu izina rya Yesu. Mufatane ikiganza ngende umuhanuzi w'Imana. Fata ikiganza hano. Uyu munsi mutahane na byatuye nk'umuhanuzi w'Imana mu izina rya Yesu. Ntabwo uzongera kunywa inzoga? Narayiretse kabisa. Urayireka. Mama, urataha mu rugo rwawe ndusengere Imana ihereza umugabo wagakiza mwongere mu bane. Icyo umbwira nge nicyo natura ndi umuhanuzi w'Imana. Imana ngende umuhanuzi w'Imana hano. Mfite amakuru 99 n'ibikijana. Haleluya. Nidutaha protocol uyu mugabo n'umugore mbahaye appointment bansange muri office mbanze mvugane nabo bagomba gutahana mu izina ryande. Mujye kwicara. Ako urabona umugabo watari boga aratajya nasenga akavuga Imana agatera haleluya. Gende.